Irangamuntu y'ikoranabuhanga abanyarwanda benshi bakomeje kuyijyaho impaka. Bamwe bati ese ubundi iyo twari dufite mbere yari dutwaye iki? Abandi bati ibi ni bya bindi byanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe, ubuhanuzi bukomeye buri mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Hari naho tugiye gusoma tugahuza ibyo abantu bavuga ndetse n'ibyanditse muri icyo gitabo. Gusa abandi baravuga ko ari nziza kandi yari ikenewe, dore ko hari n'abakunda kubura irangamuntu zabo, bityo ko ari igisubizo cyabo. Gusa nubwo igihugu cy'u Rwanda gikataje mu gukora iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga, bamwe mu baturage bibaza kuri irangamuntu ndetse bakayihuza n'imyizerere yabo, cyane cyane bagendeye ku magambo yanditse muri Bibiliya mu byahishuwe. Reka tuyasome. Iyo nyandiko iri mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 ndetse n'uwa 17 iragira iti: itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa se izina rya ya nyamaswa cyangwa se umubare w'izina ryayo. Iyi nyandiko iravuga neza ko hari uzategeka ko abantu bashyirwaho ikimenyetso haba ku ruhanga ndetse no ku kaboko k'iburyo. Hari kandi ahagaragaza ko umuntu azahabwa umubare, ndetse uwo mubare akaba ari uzafasha umuntu kuba yahaha cyangwa se akagurisha. Hari ababihuza bagira bati none intoki bazasikaninga cyangwa se bazafotora imirongo yazo niziri ku kaboko k'iburyo. Abandi bati none nyuma nibamara gufotora intoki cyangwa se gufotora amaso ntabwo bazaguha umubare. Urumva atari wa mubare se nyine? None se ubundi kuki bazafotora ijisho? Muyoboye ko Illuminati mu bimenyetso biyiranga harimo n'ijisho. Bati none urumva igihe uzaba udafite uwo mubare wahawe ushobora kuzabona serivisi za leta, none ubwo nutazibona urumva hari icyo uzaba wemereye gukora? Bakabihuza bagira batyo. Ariko se wowe urumva ari byo? Hari n'abandi bavuga ko ibyo ntaho bihuriye rwose, ibyo ngibyo bitaranagera, kandi iyo binashoboka ko n'ibyo byo muri Bibiliya bitazaba.